mutinganyi yitwa Matsiko Keza yaje bundi yagiye kwiyahura ku ipoto biranga no kuvuga ngo rero ari kumenyera ibaza umuntu wipede ma nibereye muri okare ahanga ni wangenze ntago icyaha cyamfata mugenze ngo murebe yuko wenda ngo nabura kuri make ako nibiri bukunde Kamananga ntabwo baramati aho Kamana biri serengenda bizikuri buyibureho none agero se bari bugukingurira ngo ngwiki Kamananga ntago ajya yishyura ni karita ntago ajya yigura ntago ajya gura urana kuru bari kungenza bashaka y'ibyaha ni muri bibone muri busesere nka nzovu Dogita Murangira baramufunga mugenzi wanjye Dogita Murangira uyu mupete uri kugenda y'ibyaha ntibiri bukunde uwo musenzi aragushaka yiki yanjye binyobere karipede umuntu yipede yambara pampa ubu koko Donata bari kungenza y'ibyaha ibyaha ntabwo biri bumva uragufata ntabwo biri bumva ndakwesha ibishoboka byose ngiye Murangira namuhamagare ndetse Kamana ko nta kibazo kiwe nawe Kamana ko nta kibazo kiwe ubundi uri kumubaza kuri pede nuko cyanye tumutinganye nakiri umutinganye oya uri umutinganye man uri umutinganye man ntugaka si umutinganye umujama namuhaye icyana y'igikobwa ngira ngo agiye kucyumva agiye kukibomora asanga ari kubomora umuhungu mugenzi man Kamana umva dasebye umuntu bita Matsiko Keza TV man abipede gute ya Kamana gase yiyo kuba narabaye umutinganye akabuno barakabomora umusenzi bari ako kinahuye nayo ngo ngubomore Kamana kuti tutahuye mbere maye ngubomore wanje gendo mudivani kumusoka kujyanweme mudivani sasa ntegereje kuza kwa Yesu unwinzoga negereje kuza kwa Yesu Kristo na mudivani unwinzoga nukabesha abanyarwanda anywe icyayi kunzoga ndikunywa ji ni ji ni ji ifite umusemburo nk'unguka uyu bamwita Kamananga kapiteni wahombejwe n'abagore na Respo ntabwo yamuhombye wahombejwe n'iki se wahombejwe n'iki se wahombejwe n'abagore wahombejwe n'akabuno kabigo barongo n'akatafari kanjye karamombera burundu umva arabyemereye sabyemereye kuri televiziyo bose babireba yari ipede oya ari wabihakaye kutari ipede amusenge watugakata gute kandi ubyemereye bigwe Kamananga so abayipede Kamana wabyumvisha wa musenzi wawe ukuntu bari kubwira nabyemera yagiye ntabwo nabyemera yarazimye ejo bundi Nyamabondo yagiye kuri televiziyo utarajya sha bagiye Bruce Melody yaramujyanye ndagaza yaramujyanye ajya kuri televiziyo Bruce Melody yaramujyanye Bruce Melody yanyambuye n'ikinyusi ubanga twe dufite The Ben Tayiga wareba dufite The Ben Tayiga Bruce Melody ni ikinyusi ukunda kumwita ikinyusi Kamana Kamananga Isaac sha Kamananga urazi mu bantu bazinjiza abakinyi n'abafana kari uwa mbere kazabarimo Kamananga se n'inyama bazagabura abafana bose Kamananga nuza bari kuzikata Kamananga noko batuma kata inyama kuko akunda inyama yazima bavandimwe banyarwanda batuye muri Amerika yose mfite umupampe wanjye witwa Shitari yitwa Shitari Emmanuel ni ukuvuga ngo rero ibintu byose birashoboka Nyamabondo yarababeshye acuruza isura ameze nk'ingagi nyine tuziga tuzisanga kimizagara ariko tuvugana umuntu akoze ikosa the question mark yes there was problem yes what do you want kubera iki shaka ma kubera iki what do you want Shitani nawe yigize nk'umuntu uvuga cyane tubizi yose ariko tukurikirana dore nguru Shitani agiye kunekera Boyiro muvandimwe Shitani ko watinze kuva mu gashyushya byabaye imvura yaguye ntabwo yakubeshya we Shitani ntabwo yakubeshya ndabizi Kamana ariko Shitani arakwemera mani bavandimwe rero nshuti turi muri okare turi kumwe n'umugabo wigize umuriro witwa Jeremiya w'umusinzi turi kumwe n'abadeperi ubu tuvugana turi muri okari ibintu bihinduye Respo igomba kuba kubita aperi bihinduye isura ase Kamana nukutse ngo bizanyira gute ubona ko nasa neza oreyo barakugonga Kama barakugonga atarongoye marayika yamuteye inda y'impanga eshanu yamuteye inda y'impanga eshanu Jeremiya rero
twamenye ko ari umwesikoro nta mace n'imwe ajya areba, ni inshuti yanjye arakuze, mfite abana 12 ngiye gushyingiza, mfite umukobwa wa gatatu, dore n'umwana wawe nguriya Jeremiya, umaze icyumweru cyose warasinze wararabuze no mu bantu. Jeremiya rero turi muri lokale aha ntabwo aperi dutse ngo tubyemere. Oya aperi ribarega, twabyemera aperi giriba kamana reba oreyo twabyemera. Do ariko n'umufana wari yureba hari akuntu hasi umufana wari mabuja utwihanganire, umugabo yatwishemo yigira umureyo ariko ntabwo ari umureyo n'igifura, aratubeshya isi yose mutwumva. Umugabo witwa Jeremiya w'umukishinzi abeshya abanyarwanda ko ari umureyo. No mureyo kandi njye namubonye kuri stade. Jeremiya namubonye kuri stade njye Imana. Umureyo karyari? Namubonye. Umureyo karyari? Namubonye mu cyumwe cyashize agiye kura imyitozo mu Nzovu. Wazi ko ajyayo mu myitozo mu Nzovu. Jeremiya? Ubwo nari nashonje. Oya wari wazazamye ubwo. Ase umusenzi kuri kamera ari kugenda telefone wayimenye. N'umutinganye. Telefone wayimenye ma. N'umutinganye. N'umutinganye. Iyo phone yawe nayo yishyura. Ayimenye se? Gusa ufite amafaranga. Iyo phone yabona amafaranga. Iguza ngahe se? Kiguze bitanu. Tuyangane turi kumwe n'abantu barabatinganye. Imana ibagira neza ariko ntabwo arabivamo neza. Uvuye gukingiza umwana ariko ibintu bihinduye isura. Bihindise sport. Isi yose bibona ntabwo uri umutinganye. Wa kera ari. Aruma n'umutinganye akabona barakamaza arabyemeye. Arabyemeye ko umutinganye wa musenzi we. Nose nakabyemera. Akabona barakadoze. Yamagana pampa yajyaga i Buganda. Akabona barakadoze ku mupaka banga ko ninjira. Kubera iki ko ripede? Kubera bambye ati no gwaba uri umutinganye mwenjira Uganda. Asi Rwanda rwacu rwemera abapede kamana. Baratabemera ba jadi n'abazi. Ba jadi n'abazi. Jadi nako ni pede nawe. Komeraja. Turacyari muri lokale tumuye n'ibyago bari kungenza cyane muye n'umutinganye. Nimugoroba nawe n'abantu bangenza biranga. Umwaka w'umutinganye. Umutinganye. Imana yo mu ijuru. Imana izagufasha utinganye. Umutinganye akabona barakadoze kamana. Kabona ko musenzi barakadoze kanagiye kurongora da wa mukobwa yaramukunze. Amakuru abo ifite kama. Uri umutinganye. Akongiye kuzana umugore nanjye pe mu gutinganye. Uyo yaza wowe uzarongora. Umva ya pede yawe. Umva kamera umva ya pede yawe. Umwana w'igisenyi azambwire ko nawe nibazo nk'ibyanye nawe bizuru muye n'umutinganye. Cyo kumara amafaranga yanjye tone y'amafaranga miliyari. Rero ngize umwaka umuye n'umutinganye. Ariko ndagutsinda mu izina rya Yesu. Amena. Ndaguteze. Iyo musenze akabona barakadoze kamana urumva. Yambaye na pampa. Aja bamwita Rudiga bamwitani. Komuye nibiva gusenya. Ndacyari muri lokale. Narababuye. Mbabuye.